azakatirwa. Rero gufata umuntu utarakatirwa ushobora kuzaba umwere ukamufata ukajya umukubita ukamufata ukamuha amafaranga y'intu uyamuhe umuryango we wamusura bikaba ikibazo kandi uwo muntu nta cyaha nyuma bakazasanga umuntu ari umwere. Abanyarwanda twagabanyije ayo marere yo kubura ubumuntu muri twebwe ko birano kubura ubumuntu. Ariko ikintu ngira ngo ngarukeho cyane kibabaje ni amafaranga imiryango yohereza abantu babo bafunze. Urabona mbere ya Covid abantu byari byemewe ko umuntu ufite intege nke cyangwa umuntu ufite uburwayi imiryango ishobora kumugemura cyo bitaga ikibari. Bose wasangaga buri gihe hari abantu batoye umurongo muri amasaha ya saa sita bazaniye ifunguro abantu babo barwaye bafunze cyangwa bafite intege nkeya. Hanyuma rero biza kuba ikibazo Covid ibaye abantu badashobora kujya kuri gereza gusura abantu babo. Biba byiza cyane rwose n'ibintu nshimira RCS gutekereza kuvuga iti reka noneho mujye mwohereza amafaranga hanyuma agire ku bantu. Amezi ya mbere habayemo akavuyo byarumvikanaga kugira ngo amagereza abantu ibihumbi bingahe bisa nkaho bigiye ku murongo. Ariko ikibazo uyu munsi abantu barakubwira bati amafaranga twari noneho urabona bamaze gufungura abantu bagiye gusura abantu babo bafunze. Yahagera kamazi atese agasukari najyo nohereza rakabonye kugatekana gasanga nta kurigeza abona. Ugasanga hari amakuru ndimo nkurikirana ubu ngubu y'abacunga gereza amwe bakubwira bati rwose ubu tubayeho neza datura dufaranga bohereza rwose dutuma tubaho neza. Ndacyayakurikirana ninsanga ari byo bizaba udufaranga twohererezwa abafunzwe turi gutuma nibura natwe duhumeka dore ko twadutuma sanze ibyo bintu ari byo. Ariko ubu natwe tuba dufite amafaranga ari ku ruhande tutazi bayoherereje ndi byaba bikabije. Nabaye muri gereza mana yanjye ikintu cyitwa gasukari ni ikintu gikomeye, ikintu cyitwa gasabune ni ikintu gikomeye. Kuba rero wowe ushobora gusohoka ujya hanze umuntu akoreza amafaranga y'umufungwa y'agasukari y'agasabune y'imbuto umuntu urwaye ari kuvuga ngo rimaragwana ku muntu hanyuma we ukayashyira mu mufuka wawe byazaba ari akaga gakomeye. Mana yanjye byaba ari umuvumo barimo bakurura u Rwanda kuko imfungwa ni umuntu babaye ni umuntu babaje ugomba kwitabwaho. Ntabwo ari umuntu wohereje agasukari ashobora kugafata agatinyuka akakarya byaba ari ikibazo. Icyo gihe ndagira ngo mbabwire ayo mafaranga ntabwo aba yarabuze arahari. Natwe muri kontabilite zacu usanga biduteza ikibazo. Ufite amafaranga menshi ba nyirayo ni bakeya. Ni kenshi mu bihe binyuranye hagiye havuga uburyo zimwe na zimwe mu mfungwa n'abagororwa bafunzwe mu buryo babaza umubiri butabereye ikiremwa muntu. Ni kenshi muri gereza zo mu Rwanda hagiye havugwa ikibazo cy'amafunguro n'imirire muri rusange. Ni kenshi hagaruka ku kibazo cy'abarwara bakimwa imiti cyangwa bakangirwa kwivuza. Ni kenshi havuga itotezwa, iterabwoba n'ibabazamutima ku mfungwa za politiki. Ibi byose bikavugwa n'abagororwa bamwe na bamwe mu gihe bari kubana mu nkiko, ubundi bikagarukwaho nabo mu miryango yabo bagezwaho ayo makuru n'ababo bafunzwe mu buryo butaboneye. Ariko inshuro zose tugerageza kubishakaho amakuru aturutse mu buyobozi bwa gereza ubwayo, umuvugizi wa RCS SSP Peri Gakwaya ntiyemera kuyatanga. Turacyashakisha undi twabona ufite ububasha bwo kuvugira amagereza ngo tuzamenye ukuri impamo kw'ibi bivugwa. Hagati aho amakuru yemejwe gusa n'urwego rwa leta namwe yonyine nayo ubucucike ndengagipimo mu magereza mu Rwanda ubu bwagarutsweho na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, aho muri rusange buri ku gipimo cya 124% ku rwego rw'igihugu. Naho amakuru ari ku rubuga rw'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'amagereza RCS akagaragaza ko muri gereza ya Muhanga hari ubucucike bw'abantu 227.5%. Uyu munsi cyakora ntabwo turi bugaruke kuri ibi byose tumaze kurondora, ahubwo turajya ku kibazo gikomeje kuzamura ijwi cy'ifungwa n'abagororwa bagemurirwa cyangwa boherezwa n'imiryango yabo agasukari n'ibindi bikoresho bigahera mu nzira. Ese birigitirahe? Iyi ni Pax TV IREME News. Jewe ndi Ntwari John Williams. Abakurikiye Pax TV IREME News muri hirya no hino ku isi twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu biganiro byacu. Nk'uko mubibona imbere ya kamera hari umunyapolitike mumenyereye ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, akaba ari umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi. Nubwo benshi mu mwibuka Murindi yahozemo, ariko ubwo tugiye kuganira tugiye kugaruka ku kibazo cy'ifungwa n'amagereza mu Rwanda. Dukomeje kubona ubuhamya bwinshi bw'abantu bavuga mu biganiro binyuranye ku
kuri za televiziyo dukorera kuri YouTube cyangwa se mu bundi buhamya bunyuranye ku maradiyo bw'imiryango yabo n'ibindi bugaragaza ko hari abatishimiye uburyo ababo bafunzwe cyangwa se uburyo babayemo. Tukabona ubuhamya bw'abafunguwe babaye muri gereza igihe kinyuranye nabo bavuga ibindi byinshi. Twigeze kubikora ikiganiro Madame Victoire muvuga ko kondisiyo abagororwa n'imfungwa babaye mu Rwanda zitari nziza. None mu minsi mike ishize ku gitangazamakuru mpuzamahanga Radio BBC mwongeye kubivugaho muvuga ko bikabije. Hari amakuru mashya mwarabonye atandukanye n'asanzwe ariko twaje kubasuhuza. Murakoze nanjye ndabashuhuje mbashimira ko mwaje ko tuganire kuri icyo kibazo kuko ni kimwe mu bibazo bimpangayikishije cyane. Bimpangayikishije kuko n'ubuzima buri wese ashobora gucamo. Ndibuka hari umuntu tukiri muri gereza, hari abo twabonaga muri biro bwacyo twabona twambaye imyenda isa. Donc ubundi niyo mpamvu nibaza iyo umaze kubona ko ari ahantu nawe ushobora guca kujya udakora kugira ngo aho hantu habe heza, abantu baho bafatwe neza kuko nawe ushobora kuzahanyura. Nibuka na bwa mbere nkigerayo hari umucungagereza ndabona umufungwa wari wamucitse bari ku bitaro, hama bamukatira uziko umufungwa mucitse baramukatira, ariko kubera uburyo afataga abafungwa nabi bamwinjijemo baramukubise numva arabiye, abandi birukanka bavuga bati baramwishe, birukanka bajya kumukura. Akubiswe n'imfungwa kubera nyine wa mujinya zimufitiye kubera uburyo yazifataga nabi. None nkavuga nti kuko ari ahantu umuntu wese atazi no adashobora kunyura cyane yuko akora ubu bawagombye gukora ku buryo abantu ba uburenganzira bwubahirizwa. Ariko usibye n'ibyo ngibyo hari amabwiriza ya urwego rwa magereza mu Rwanda rufite agomba kubahirizwa, harimo nuko nta bikorwa bibabaza umubiri bigomba gukorerwa abafungwa, harimo yuko abafungwa bafite uburenganzira bwo gusurwa imiryango yabo, harimo ubwo uburyo abafungwa bafite intege nke z'umubiri cyangwa se bafite uburwayi bashobora koroherezwa imiryango yabo ikabafasha ku buryo bashobora kuba babona ibibatunga kugira ngo bashobore kubaho muri ubwo buzima bwa gereza. Harimo yuko nta muntu ufungirwa mu kato. Ndibuka rwarakabije ari ukiri komiseri wavuze ati abantu bakatiwe jenoside kuba bakatiye gufungirwa mu kato banze byari naturutse ko ikibazo cyatanzwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kuko amagereza yo mu Rwanda kubera ubucucike buhari n'uburyo byubatswe nta kato karimo, ariko ugasanga hari abantu bafashwe bashyizwe mu kato. Nyarwanda nafunzwe mu kato mu gihe cy'imyaka 5, ariko uyu munsi Cyuma bose Diodone niyo senga bose bazi ko izina rya Cyuma, Professeur Kayumba Christophe, Karasira Imam, Rashid Akuzimana, Sengimana Theoneste, Sylvain wo muri Darfa umurinzi. Abo bose bafungiwe, ahantu bafungiwe mu gipande cy'abadamu. Abantu bafungiwe ndahazi kuko narahabayemo na Madame Rwigara na Diane Rwigara twarahafungiwe. Aho hantu ni ahantu hakonje, harakonje pe. Tukigereyo twe baratubwiraga ngo hakonje kuko ari inzu nshyashya, ariko burya inzu iri hasi ntabwo ishobora gushyuha, ntibishoboka. Donc ni ahantu hasi asa nkaho nahita nko muri cave, nuko atari cave igiye hasi cyane, ariko ni cave ituma hora hakonje. Donc bisaba yuko umuntu urimo agomba guhora yambaye ibintu bishyushye. Cyangwa iyo nabaga nicaye ko nkunge nakunda gusoma, nabaga nicaye mfite igikombe cy'amazi ashyushye mu ntoki, urumva ni ahantu kubamo bigoye. Icyo twageze amahirwe twabayemo ibyumweru 3 batadusohoramo, nyuma ariko tugahora dusaba buri gihe bagera batwemera twajya dusohoka tukavamo mu gitondo saa 2 tugasubiramo saa 11. Ubu rero abantu barimo uyu munsi bamaze kuvuga mu kanya ntabwo basohoka, bo bagumamo. Ni ikibazo gikomeye. Ntabwo abo bantu bahabwa uburenganzira bwo kujya guhura n'abandi bafungwa. Urabona hari muri gereza burya habamo imyidagaduro, habamo hano bashobora kujya gukina umupira, habamo aho bashobora kwicara bakaganira n'abandi, mbese nibura bikagufasha nyine byo twitaga ngo gucunga uburoko, bibafasha gucunga uburoko. Donc kuba aho hantu bari, donc bafungiranye aho ngaho mu kato kabo nyine umva ni mu gice cy'abadamu ntashobora gusohoka. Usibye ko nzi ko hariho urukuta rushobora gutuma batagera ku badamu, ndetse babaciremo n'umuryango utuma bashobora guhita bazamuka badasohokeye mu cyiciro cy'abadamu, ariko nibura iyo mbuga bafite bareke bayisohokere muri twe nicyo dusaba. No kubera gukomeza kubafunga mu buryo bunyuranyijwe n'amabwiriza bo bwabo banafite, ndetse n'amabwiriza yandi agenga imiryango ibihugu mpuzamahanga, amasezerano mpuzamahanga y'uburyo imfungwa zigomba kwitabwaho, kandi u Rwanda rwarayasinye amasezerano n'u Rwanda rwagombye kuyubahiriza. Usibye ko nzi ko igihugu cyacu kiri mu bantu badakunda kohereza amategeko, wagira ngo turakunda kuyashyira mu mpapuro, amabwiriza tukashyira mu mpapuro byiza cyane, ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ikibazo. Usibye rero n'ikibazo cyabo ngabo, hari n'ikibazo cy'uko
muri benshi amafaranga boherezwa n'imiryango yabo cyangwa n'inshuti atabageraho. Hari ikibazo cy'uko batotezwa. Ibyo bintu byo gutotezwa usibye ko ngenda nakunda kugira urwenya iyo uzaga kumbwira amagambo atoteza nabihinduragamo urwenya nawe ugasanga urimo urakora ubusa. Donc hari ukuntu haba abantu muri gereza bagira ururimi rubi rwose akubwira amagambo ukumva aragukomerekeje ku mutima. Ayo magambo rero barayababwira, baratubwira ko amagambo bayababwira abakomeretsa ku mutima. Donc navuga ko ni torture en fait psychologique. Donc no buryo bwo gutuma mu mutwe wawe nko kugutesha morale, kugutesha kwitera icyizere mu by'ukuri. Ubundi mu by'ukuri abantu bashinzwe ifungwa ahubwo bagombye gufasha za mfungwa kutitera icyizere, ahubwo bakafasha kumva ko ubuzima bukomeza no muri gereza. Ariko bo usanga babakorera mwene ibyo bintu batesha icyo kintu cyo guta icyizere. Sinzi niba ari cyo bagamije kugira ngo ndavuge bati aba bantu bari muri politike itavuga rumwe n'ishyaka ryo ku butegetsi, bari abanyamakuru bagaragaza ibitagenda mu gihugu kandi twebwe dushaka iteka gusigiriza no kugaragaza ko byose bigenda neza, none reka tubakorera ibintu bituma bazavamo bazinutswe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo umuntu ni kamere ye. Niba umuntu muri kamere ye yanga akarengane, ibyo wamukorera byose uko wamurenganya kose nta na rimwe azashyigikira akarengane, ntabwo bizakunda. Niba byumva rero bareke gukomeza kwica urubozo. Ikindi kintu ngira ngo mvugeho bakunda nabo ubwabo kugaruka baje mu rukiko ni ikintu cyo kwa amadosiye yabo. Iyo abavoka bagiye kubareba bakabaha amadosiye bapfa kuva aho ngaho abayobozi bagereza amadosiye bakayafata. Jewe icyo kibazo nanjye najyaga nkora higira, bavugaga ko urubanza rurwanya bavuga ngo bashaka kubisoma. Okay, mu bisoma ariko ugasanga directeur afite akazi kenshi nta mwanya afite wo gusoma za mpapuro. Ugasanga ugiye kujya mu rukiko ibyo avoka yakuzaniye birebana n'urubanza rwawe ntiwabonye umwanya wo kubisoma, kandi uba ugomba kubisoma nubwo avoka aba arakunganira, ariko ibintu ni wowe babarega rwawe. Donc ugomba gusoma amadosiye ukareba ese ibi bavoka yavuze bihamanya n'ibyo nge nemera, nuko ngewe nshaka gufata defense yanjye. Babisaba ko ujya mu rubanza wamaze kubona amadosiye n'avoka yagarutse mukongera mukayavuganaho kugira ngo umubwire uti ngewe umurongo wanjye n'uyu nguyu. Ibyo rero ugasanga ntibibaye, ugasanga iteka bagiye mu rukiko baravuze bati avoka ntiturashobora kuvugana. Kubera iki? Kubera ko nyine ya madosiye avoka yaragiye arayabaha, ariko yabahaye avoka apfa kumara ko hava gusa. Hanyuma muri gereza bagatavuga donc avoka akagenda yibwira ngo yahaye abakiriya be impapuro, hanyuma amara kuhava agira ati nzasubirayo ngiye kuvugana nabo, hanyuma yagaruka agasanga abantu babakiriya be za mpapuro ntibarazibona kubera yuko zikiri muri gereza. Impapuro z'umuntu uburana muzifata ngo bigende gute? Kuki se batafata ngo bakore kopi niyo bafite amatsiko yo kubisoma ngo gororwa cyangwa ifungwa ibona ibyisoma nabo basigane habura iki kugira ngo babikore baba bavuga ngo ndakubwira igisubizo nge bampaga uko nanjye narabibaje kuko nanjye byambayeho usibye ko nge byageze barabihagarika. Nuko baba bakubwira ngo hari igihe bakuzana imwe ngo ibintu bitemewe ngo bagomba kubisoma, rero ngo kuko babiguhaye imbere nabo batarabisoma ngo ibyo bintu byaba byakugezeho. Ariko nta bintu umwavoka azakuzanira ibyo bitemewe mu rubanza rwawe, umwavoka akuzanira ibintu byose bishobora kugufasha kwiregura mu rubanza rwawe. Ibyo rero ntabwo mbona. Noneho n'ikindi nabo ubwabo baba bagomba gutegura imyanzuro yabo. Noneho imyanzuro yabo ubundi mbere byari byoroshye, wayihaga avoka akayigushyira muri system. Ubu rero barabyanga bakavuga bati mucishe muri greffe mu biro by'ubwanditsi bwa gereza aba aribwo bishyira muri system, bakabibaha bakazageza igihe bazajya kurugera mu rukiko nta biragera muri system. Donc urumva ni uburyo bwo ibyo nabyo biri mu bitinze urubanza kuburana kwabo. Ubona ko kenshi bagira mu gihe kwavuga bati imyanzuro yacu ari iyavoka ari niyo natwe twatanze ntibiragera mu cyuko ntabyo twabonye doko ntidushobora kuburana. Ibyo rero bigatinza imanza. None umuntu akibaza, kandi tuzi ko ihame ryo mu butabera nuko bavuga yuko nyine ubutabera bwatinze, nyine ubwo nta butabera baba bukirimo. Donc ibyo bintu nabyo ntibabikuriyeho kuko nta mpamvu nimwe usibye guhimana, gushaka no kubahima, kuko urebye nibo babikorera gusa ntabwo babikorera abandi bafungwa basanzwe. Donc kugeza ubu ndacyavuga kuri exception kuri bariya namaze kuvuga haruguru. Hari ikindi kibazo kibaho ku bantu gereza itarekura bari bujye ntigikunze kuba kenshi, ariko rimwe na rimwe kibaho ku manza zimwe na zimwe bagomba kwitaba ubushinjacyaha, bagomba kwitaba ubugenzacyaha cyangwa se kubana, rimwe na rimwe gereza ntibarekure. Hari aho byagiye bibaho. Hari nk'uko Nkusi John Bosco mishize bwe yaburanye ku munsi atagomba kuburanaho, navuka batabimenyeshejwe yarabwiye ko ahubwo uwo munsi atazaburana. Ubwo n'urugero rumwe ntanze muri nyinshi. Ese byo ayo makuru mujya muyamenya niba bihari byakosoka biti? Hari ikintu cyabaye kirantangaza. Donc urabona ari ratsinda dukunze kwita itsinda ryo ku itariki ya 14 z'ukwa 10 bari
igihe bafataga Theoneste na barabarwana cyakaba Darufu Murinzi, hari igihe byari byavuzwe yuko ubu bagomba kubazwa n'ubushinjacyaha bwashakaga kongera kubabaza. Noneho rero icyo gihe bajyayo, avoka ajyayo ndetse n'ubushinjacyaha bujyayo, kandi ari kuri gereza. Hanyuma bahageze gereza yanga ko abo bantu babazwa. Nk'ibyo bintu narabyumvise birantanga, sidavuga ndetse ubundi hagombye kuba imikoranire myiza hagati y'izo nzego. Kumva rero ubushinjacyaha bujya kuri gereza bukavuga buti tuje kubaza abafungwa mufite hano, kandi icyo gihe niba bandi bafunzwe by'agateganyo, bari bafunzwe by'agateganyo kugeza uyu munsi, ntabwo barakatirwa. Ba Theoneste na ba Sylvie, iryo tsinda ryabo ntirakatirwa, bafunzwe by'agateganyo. Ni ukuvuga pariki iba yababatije ikavuga iti mube mubadufatiye. Hanyuma ni nayo mpamvu baba banatanze mu rukiko bavuga ngo kugira ngo tuzababonera aho dushakira ni mube mubafunze iminsi 30 bakabafunga. Hanyuma umushinjacyaha bwajya kubabaza ageze kabwira ati ariko abantu mushaka ko bubaha ngo mubabaze ntabwo tubaba. Ubwo avoka na procureur bakongera bagasohoka. None ukavuga utese izo nzego donc uko guhimana, nge ndavuga ko icyo gihe haba habayeho guhimana hagati y'inzego, ariko ikibazo uhababarira ni wa wundi ufunze, kuko we akeneye ko urubanza rwe rugenda, akeneye ko procedure ye yose igenda ikarangira. Nk'ibyo biri mu bintu byatindije urubanza rwa Sylvain na Theoneste, uko kubazwa harimo guhimana hagati ya gereza n'ubushinjacyaha. Ku buryo byageze ubushinjacyaha ntabwo icyo gihe bwashaka kubabaza, ntabwo bwongeye kubabaza, bwahise butanga ikirego. Uvuze Theoneste Imana, nibuka ko we hari n'umunsi umwe yapangiwe imanza ebyiri ahantu habiri hanyuranye. Nibyo irura rubanza rwa ba Sylvain rwagaragaje, sinzi nagerageje wenda kuvuga, hari igihe uvuga uti reka ntange inyorosha, reka mfe gushyiramo inyorosha, ndavuga ngo inyorosha cyaha, nuko ikintu gishobora gutuma ushobora kubyumva. Rwa rubanza rwabo urabona ubushinjacyaha bwasabaga ko bafunga iminsi 30, hama bakajurira, urukiko rwaravugaga ati iminsi 30 bajurira. Ugasanga igihe cyo kujurira bagomba kuburana ko bagomba kugomeza kirarenze, cyarenga ugasanga ubushinjacyaha buri rukanse bugiye kongera gusaba yuko bagomba kongera gufungwa iminsi 30. Kuko itegeko niba iminsi 30 irangiye ubushinjacyaha butarize bongere bayongere, ubundi urugereza bigomba kukurekura. Ubushinjacyaha rero bugahita bwirukanka bukajya kurega. None ugasanga hari rwa rubanza rusaba ko bongererwa iminsi, hari na rwa rubanza rusaba ko urwo bajuririye, ugasanga bari kumwe. Nge nagerageje kubyumva, ntabwo natera ibintu natekereje ko byari mu gihe gito mu minsi 30, kandi abacamanza baba bafite izindi manza, ngatekereza ko mpamvu byagiye bigonganaho. Nagerageje kutabyitaho cyane, kavuga ko wenda byatewe nuko byari iminsi 30 kugira ngo babe bajuririye bonge no kuregana. Hari n'igihe avoka bagaca kambwe ati barampamagaye ngo ujye mu rukiko, donc bamutunguye ati bagiye kuburanira aha ngaha. Hari n'igihe baburaniye ntekereza Nyamirambo kandi bagombaga kuburanira Kicukiro, cyangwa bagombaga hari ibintu byinshi muri ntekereza ko wenda avoka zabishyiramo mu kuburana igihe bazaba bagiye mu mizi, kuko ibyo bintu byose bitubarije amategeko biba biri ngombwa, kuko urwo rubanza nta mateka. Abantu bajya bibaza ngo kuburana si ngombwa, ariko ni ngombwa ku buryo burimo gukora amateka, kuko iyo dukunze kuvuga tuti ubutabera bwo mu Rwanda ntabwo bwigenga, ntabwo bukora neza. Irifo ko ibyo bintu byose bitubereje amategeko bijyamo, kuko niba bavuze bati igihe cyo kujurira kirarenze, babaha itariki irenze ya minsi 30, icyo gihe bahita bavuga bati itegeko rivuga ko icyo gihe ubushinjacyaha buhita bwihutira gufata urukiko ruri hafi y'aho muri, rukavuga ruti nyamuneka nimwongere iminsi abantu badafungurwa. Reba urukiko rwa Kicukiro, abantu bafungiye mageragere, hari n'urukiko rw'Inyamirambo. Ubwo icyo gihe bashoboraga guhita aho ubushinjacyaha bwagombaga guhita bugera, iyo minsi nyine habagamo kuhurirana kw'imanza. Ubundi urukiko ubushinjacyaha bwagombaga guhita burya Inyamirambo. Niyo mpamvu hanabaye ikibazo, kuko icyo gihe byari koroha izo manza zombi zikabera ngo bakazibona. Ubushinjacyaha bwagiye Kicukiro, kandi itegeko rivuga ngo urubanza urukiko ruri hafi ni fasi. Noneho rero bakabaza bati hari ubwo uvuye mu mageragere Kicukiro na Nyamirambo hafi ni hehe? Tekereza umucamanza agatinyuka akemeza n'umushinjacyaha bakemeza mu byemezo byabo ko hafi uvuye mageragere hafi ari Kicukiro. Tukamema niko ribyo hafi yaho umuntu yafatiwe se hafi yaho ufungiye. Icyo gihe baba bagomba donc iyi minsi 30 y'agateganyo irangiye, ariko warajuriye, ariko bakaba batarakururanisha ubujurire. Icyo gihe umushinjacyaha yihutira kukuregera hafi y'urukiko rwahuri,
kugira ngo ugume nyine muri condition uburimo no kugukora kugira ngo bakomeze bafunge kubera ko bari muri gereza mageragere rero urukiko rwa bugufi umushinjacyaha yagombaga guhita ajyamo rwa Nyamirambo urw'ibanze rwa Nyamirambo kugira ngo nibura iyo processus ibigumye donc babe prolonge ya detention noneho we abone kongera gutanga ikirego ariko we kugira ngo yorohereza akazi yaravuze atoya turajya muri Kicukiro ariko urebye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri Nyamirambo ukareba n'urwa Kicukiro nirwo rugira akazi kenshi rugira imanza nyinshi zihoraho Inyamirambo bikongera bikagongana mu rwisumbuye rwa Nyarugenge kubera ko Kicukiro nta rwisumbuye ruri ariko impamvu nyine ubushinjacyaha bwabikoze bwo bwari kwiyorohereza akazi kuko urumva ari gutanga ikirego nibura inshuro ebyiri no kuvuga yari gutanga urwa procedure yihuse yo kugira ngo ya prolongation igumeho kuko bari bagitegereje kuburana ubujurire noneho agakora procedure yihuse ari imusaba kujya mu rukiko ruri hafi yaho bafungiye noneho yarangiza akajya no gusaba procedure isanzwe yo kuvuga iti ndasaba ko iminsi 30 kubongerera indi minsi 30 we rero kugira ngo akore izo procedure zombi yavuze ati reka nkora ibyihuse ajya Kicukiro noneho bageze mu rubanza avoka rero darabwa ati ariko rero twumvikane aha mwaje kuturegera dukurikije amategeko mwari kuturegera Nyamirambo kuko ntago turaburana ubujurire noneho biri mu itegeko byanditse gutyo ariko umucamanza arihanukira iyo umucamanza nakuvuga nti tworohereza umushinjacyaha ariko reba kwihanukira ukemeza ko uvuye mageragere Kicukiro rero hafi kurusha Nyamirambo donc amategeko turafite meza ku mpapuro ariko mu bikorwa no mucamanza nonge avuga dufite ikibazo gikomeye kuko abacamanza bo mu Rwanda nibo bagombye kudufasha kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko nibo bambere bagombye kubariza amategeko uko ari kuko itegeko nta kundi usibye interpretation ndabona bashobora kunyurana ariko itegeko bari iryo donc uri kubarizwa uko riri ariko yorohereje iyo ubonye ko umushinjacyaha yakoze ikintu mu buryo bwo kugira ngo yorohereze akazi nawe ukamworohereza rya tegeko siba rishyiriye iki bajya tegeko ari kiri wiki ndibuka mburana hari itegeko rivuga ko muri code de procédure pénale icyaha utabajijwe umushinjacyaha yaje kubwira ati uraregwa iki nicyo ngiye kukubaza icyo cyaha nkurega ni iki gihanwa n'itegeko iri niri none atangira kikoze barakubwira ibikorwa nakoze bijyana n'icyo cyaha kiri mu itegeko icyo gihe muri code de procédure icyo gihe ariko n'uyu munsi niko bimeze icyo gihe cyaha utabajijweho ntabwo ushobora kugera muri ngo akikuregere mujye kurukiko mujye kukiburana atari kikubajijeho tugeze mu rukiko rero umushinjacyaha abaravuze ati bangaragaje nyine ko ari ibyaha barimo bandega ntigeze mbazwaho umushinjacyaha baravuze atari ko ntacyo bitwaye niba tutaranabikubajijeho ariko ugiye kubyisobanuraho erezo icyo gihe harimo umucamanza umwe ntekereza wari ugikanyakanya ngo amategeko yubahirizwe arambwira ati nose itegeko ryagiriyeho iki niba itegeko rihari rikavuga ko nta muntu ugomba kuzana mu rukiko utamuhaye umwanya wo kwisobanura utabanje kumubaza kuri icyo kibazo no kuri icyo cyangwa ubwo cyakuregwa gihanwa n'iri tegeko dore ibikorwa wakoze bijyana n'icyo cyaha niba iryo tegeko rihari ko rivuga ugomba kuryubahiriza ntabwo ribereyeho umurimbo urumva rero hari abacamanza batagomba kohereza abashinjacyaha igihe abashinjacyaha bashatse gukora ibintu biborohereza mu kazi kabo hari ikiganiro nigeze kujyana na Dr. Kamba Christopher atarafungwa avuga ku butabera dore ko nabo kugandikaga igitabo ku butabera n'ubukungu n'ibindi hari aho yavuze ati hari ubufatanyacyaha yise complicity hagati ntabwo ubufatanyacyaha ubufatanye ubwuzuzanye ubwinjirane mu imikorere n'imikoranire hagati y'ubucamanza n'ubushinjacyaha oya byo ngibyo ndabyibuka reka nkubwire mu rubanza rwanjye abavoka banjye bagera bakavuga bati bakabwira abazwa rwabo muri public bagera bakabwira abacamanza atari kumwe bw'abacamanza namwe abashinjacyaha ntabwo tubona ikinyuranyo muri bamwe donc mwese wajya muri muradushinja mwebwe bacamanza ubundi mwagombye kuba muri aho mukagomba kuba hagati y'uregwa n'urega none muri ku ruhande rw'urega ni nkaho donc twe mwese mwabaye abashinjacyaha umwongereza wamburaniraga Ian nojya akababara ati mwebwe babiri batatu n'umwanziza akamushyiramo ati namwe bashinjacyaha batatu ati turimo turaburana n'abantu barindwi twebwe turi batatu ati mwatworeje abacamanza mugakora akazi kanyu ibyo ngibyo ni ikibazo dufite mu Rwanda ntabwo icyo kibazo rero cyo kuba ubucamanza budafata kimwe ababuranyi bombi biragoye ko ubushinjacyaha bufatwa nk'umuburanyi oya ntabwo nta nubwo umushinjacyaha mu Rwanda ajya afatwa nk'umuburanyi ariko itegeko rigena ko umushinjacyaha ari umuburanyi kimwe n'uregwa nicyo nkubwira iyo mpora mvuga ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko nuko mba nzi nyine icyo kibazo dufite amategeko atubahirizwa niyo mpamvu navugaga mu kanya nti ubundi abacamanza nibo bambere bakagombye kudufasha kubaka igihugu kigendera ku mategeko nibura mu rukiko
bikagaragara ko umuburanyi ababuranyi bareshya imbere y'amategeko nk'uko itegeko ribivuga, umushinjacyaha umucamanza ntajya kubogamira ku ruhande rw'umushinjacyaha, donc akaba strict, itegeko akaryubahiriza uko byanatuma n'abashinjacyaha hari ibintu bimwe bareka, ndetse njye nuko njya mbagira inama byanabohereza no mu kazi kabo, bagira akazi kenshi kubera iki umushinjacyaha bamuhereza dosiye agasanga nta mwanya afite, agahita yihereza umucamanza ati bumwe kayi 30 bakajya kujugunya muri gereza gutyo. Reba abantu bafashwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize ba Teonese na Silvira, groupe ya Teonese na Silvira bafashwe mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10, babafata ku bintu bigaragara. Ushobora kumbwira kuba aya mezi yose bayamaze bari muri gereza bakora miki, ntabwo arakatirwa no si ibimenyetso bishakishwa amezi 6 n'ibyaha bivuga ko byakozwe bigaragara ibihe byaha ko ba nyirabyo kubwira ati uratubaza ko twasomye igitabo twaragisoma, uratubaza ko twakoze amahugurwa tukicara tukajya impaka ku bibazo by'abamotari n'ibyo tubihuza n'ibyo dusomye mu gitabo twarabikoze. Niba ari icyaha nta kindi kitwa tugamije ineza gutekereza uburyo ibibazo mu gihugu cyacu byakemurwa mu mahoro, twe turasemba babona ari icyaha. Nibyo ibyo bintu birasaba ko abantu bajya kwicara muri gereza kugeza umunsi bataranakatirwa bataranaburanishwa. Ariko kuba umucamanza, ubundi umucamanza wafasira dusabwa yatagambwa ati niba abantu bemeje, kandi n'ubundi nako n'itegeko rivuga, iyo umuntu umufasha akemera icyaha akavuga ati mpicyaha, uwo muntu ubundi ugomba kumuburanisha amasaha 48 cyangwa 22 niba nibuka neza, cyangwa mu minsi 5, ntabwo nibuka neza, ariko nta gihe kinini biba bigomba gufata, kuko bakubwira ibyo umubwira byose, bakubwira ati nta kibazo ndabyemera ibyo uvuga byose, ubundi si ukindi ubushaka ni igiki. Donc ikigaragara rero nuko abacamanza bohereza ubushinjacyaha nta kintu bufite byo kubashinja, ubundi ikindi bagishaka ni iki umugani wawe, baravuga ati igitabo twaragisoma, amaguru ko twarayakoze, ibiganiro twarabikoze. Umushinjacyaha se ikindi bakagombye gukora no kujyana dosiye akabwira umucamanza ati abantu ndabakuzaniye bahane cyangwa no bakaburana, ariko kubafata bakajya kubabika n'ejo bakazana abandi, ibyo nibyo usanga muri gereza dufitemo ubucucike ubu bugeze ku 24% ku rwego rw'igihugu ko insindaho ni 200 ku rwego rw'igihugu, kubera uko kuntu abashinjacyaha batarangiza amadosiye bagafata dosiye barunda bashyira imbere umucamanza nawe yemera arunda muri gereza nayo ikamira igafungura abantu. Ubundi gereza nta nubwo yagagombye gufata umuntu itarakatirwa, ubundi ntabwo yagagombye kujya muri centrale, muri gereza yagombye kwinjiramo umuntu wamaze gukatirwa. Donc ni nayo mpamvu unasanga justement hari n'ikibazo, ntabwo nk'abantu batarakatirwa bara bose navuze usibye cyuma niwe wakatiwe, abandi bose ntibarakatirwa. Rero gufata umuntu utarakatirwa ushobora kuzaha umwere ukamufata ukajya umukubita, ukamufata ukamuha amafaranga y'intu yamuhe, umuryango we wamusura bikaba ikibazo, kandi uwo muntu nta cyaha, nyuma bakazasanga umuntu ari umwere. Ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Kamba Christopher akiri muri gereza yavuze ko yasanze 5 umwe kuri 5 ubwo ni 20% ari abafungiye iminsi 30 y'agateganyo. Ibyo ngibyo byo ndabizi nanjye maze kuzamuka mvuye mu kato ngiye mu magereza muri rusange, andi badamu yasanze basanga umuntu avuga ngo maze imyaka 5 ndi ku minsi 30, kandi byarangira bakazamugira umwere. Uratekereza kumara imyaka 5 uri ku minsi 30, nyuma y'imyaka 5 bakavuga ngo uri umwere. Uzi icyo kibazo ukuntu kimeze? N'ubuce bw'abacamanza ni munyumvishirize n'agahimano n'urugomo cyangwa ni intege nke z'abakabikurikiranye. Sinshinja n'abazi. Ni intege nke ziri mu butabera mu gihugu cyacu, ni intege nke ziri mu butabera mu gihugu cyacu, kuko nibyo navugaga. Niba ubushinjacyaha buzanye dosiye umucamanza akayisoma akavuga ati umuntu aremera icyaha nta kindi, umucamanza kuki ubushinjacyaha bumbaza iminsi 30 ngo yo gushaka ibindi bimenyetso? Urashaka ibimenyetso by'ikiza? Ari kwibwirira ibyo yakoze, urashaka ibindi bimenyetso by'iki? Ubundi icyo gihe umucamanza yagombye guhita avuga ati uyu muntu winzanira dosiye usaba iminsi 30 murege muburane birangire, ariko nta minsi 30 ngo haje, niba udashobora kumurega ndamufungura. Icyo gihe abacamanza bakoze gutyo, nibyo ndimo kugura abacamanza b'u Rwanda nibo bonyine bashobora gutuma ikibazo cy'ubucucike mu magereza kirangira, nibo bashobora gutuma ako karengane gakorerwa abantu batarakatirwa gacika. Ariko abacamanza bo mu Rwanda ni bya bindi nyine Christopher yavuze, bafite iyo complicity hamwe n'ubushinjacyaha. Bishyize mu ngingo ibyo wavuze kugira ngo bibe byanorohera uduteze amatwi, umaze kuvuga ibintu bine. Wavuze ku kibazo cyo kuba hari imfungwa cyangwa abagororwa bafunzwe nabi muri condition mu buryo butari bwiza butaberanye n'amasezerano u Rwanda rwashyizeho umukono, cyangwa se uburyo imfungwa yagombye gufungwa. Icya kabiri wavuzeho ni ikijyanye no kuba hari abahererezwa amafaranga n'imiryango yabo babita agasukari ariko ntabagereho. Icya gatatu numva wavuze ni ikijyanye no kuba abantu batabona imanza zabo. Dosiye
ari ukushyira dosiye muri system, ari no guhabwa ibyo avoka yatanze kugira ngo nawe abyigeho abyumve neza. Niba ufite icyo uzabwira avoka kongeramo cyongeremo, niba ufite icyo wumva mwahuza neza. Icyo ni cyatatu wavuzeho. Icya kane wavuzeho ni kuri procedure, aho abantu bafungwa iminsi 30 itarangira, cyangwa se hakabaho na cya kindi wavuze kijyanye no kuba ababuranyi batanga imbere amategeko, umushinjacyaha busa n'uburi ku ruhande rw'ubutabera. Izi ngingo enye uvuze mu minota itagera ku 10 zishobora kuba ari nyinshi, ndagira ngo ntabwo tugenda turi imwe ngo twinjiremo cyane, ariko natangiye mvuga nti ko ari ibintu byinshi bimwe ukunze gusubiramo kenshi. Hari amakuru mashya ufite atuma wongera kubigarukaho, cyangwa nuko n'ibyavuzwe mbere bitumviswe? Icyambere nuko bitumviswe, ariko ikintu ngira ngo garukaho cyane kibabaje ni amafaranga imiryango yohereza abantu babo bafunze. Urabona mbere ya Covid abantu byari byemewe ko umuntu ufite intege nke cyangwa umuntu ufite uburwayi imiryango ishobora kumugemura, cyo bitaga ikibari. Bose wasangaga buri gihe hari abantu batoye umurongo muri amasaha ya saa sita bazaniye ifunguro abantu babo barwaye bafunze cyangwa bafite intege nke. Hanyuma rero biza kuba ikibazo Covid ibaye, abantu badashobora kujya kuri gereza gusura abantu babo. Biba byiza cyane rwose, n'ibintu nshimira RCS gutekereza kuvuga iti reka noneho mujye mwohereza amafaranga hanyuma agire ku bantu. Amezi ya mbere habayemo akavuyo, byarumvikanaga kugira ngo amagereza abantu ibihumbi bingahe bisa nkaho bigiye ku murongo. Ariko ikibazo uyu munsi abantu barakubwira bati amafaranga twarayo, noneho urabona bamaze gufungura abantu bagiye gusura abantu babo bafunze. Yahagera kamaza tese agasukari najyo nohereza rukabonye kugatreka gasanga nta kurigeza abona. Ugasanga hari amakuru ndimo nkurikirana ubu ngubu y'abacunga gereza amwe bakubwira bati rwose tubayeho neza, datura dufaranga bohereza rwose dutuma tubaho neza. Ndacyayakurikirana ninsanga ari ibyo bizabiti udufaranga twohererezwa abafunzwe turi gutuma nibura natwe duhumeka, dore ko sanze ibyo bintu ari byo. Ejo ndemuretse kumva umudokiteri avuga ati nyina wa Messi ntandukire gato ati we yararize ati nyina naboroga, ntajye naboroga, byaba bikabije. Nabaye muri gereza, mana yanjye ikintu cyitwa gasukari ni ikintu gikomeye, ikintu cyitwa gasabune ni ikintu gikomeye. Kuba rero wowe ushobora gusohoka ujya hanze, umuntu akoreza amafaranga y'umufungo y'agasukari y'agasabune y'imbuto umuntu urwaye ari kuvuga ngo rimaragwana ku muntu, hanyuma we ukayashyira mu mufuka wawe, byazaba ari akaga gakomeye. Mana yanjye byaba ari umuvumo barimo bakurura u Rwanda, kuko imfungwa ni umuntu ubabaye, ni umuntu ubabaje ugomba kwitabwaho. Ntabwo ari umuntu wohereje agasukari umuntu ashobora kugafata agatinyuka akakarya, byaba ari ikibazo. Ndizera ko atari byo. Nkurikije ibyo nagiye nganira n'abantu bagiye bafungurwa cyangwa se abafunzwe byo sinkunda kubivuga cyane ko amateka atanyemerera ngo kuvuga ibyo naganiriye n'abantu nasuye, ariko abagiye bafungurwa usanga bavuga ko umuntu uri muri gereza uretse n'urwaye we akenera imbuto, akenera ayo mata, akenera ako gasukari, agakenera rimwe na rimwe n'ibyo kurya byoroshye bitari za mpungure zikanyaraye. Ese niba n'umuntu usanzwe hari igihe agera akabikenera, iyo ayo mafaranga aheze, dore ko binavugwa ko nibura abantu bazwi bo mu manza za politiki cyangwa se bafite amazina azwi, umuntu wese ashaka kumenya ati kanaka ko yafunzwe ameze ate, nyuma y'amezi 6 abaye hate, ese aracyariho, ese aracyafungiye hahandi. Babandi ngo bafite abantu babo batagira ubabaza, nta nuzi ko bafunze, bo ngo nta nibivugwa ko amafaranga tabageraho kandi bakabara kivugira. Ibyo nabyo narabyumvishije kuko hari abantu basohoka muri gereza bakakubwira nyine bati aha umuntu abayeho nabi, kandi kuko muri gereza rukuntu abantu burya bafashanya. Yasohoka kugira ati nyamuneka uzanyibukiriza umuryango wanjye ko ndiho, yajya kubareba bakamubwira bati nyamara turohereza, akamubwira dore akakohereza muri telefone akakwereka ati dore nyamara twohereza amafaranga. Nkuko usanga umuntu arakubwiye tuzi ko kanaka bambwiye yuko batabona amafaranga, ati najya kureba bene wabo bantumyeho ngasanga bohereza amafaranga ariko amafaranga akaba atabageraho. Aha rero niho nsaba ubuyobozi bwa gereza, ndacyabikora ku bushakashatsi. Nakubwiye ko ninsanga ari byo nzavuza akaruru, kuko ntabwo kuvuga gusa hari bizaba bihagije, bizaba bikomeye ko umuntu atinyuka kurya amafaranga. Barabizi muri gereza ngifunze, iyo nabonaga umucunga gereza atinyutse kuza kwa umuntu afumbatije agahumbi, umuntu urimo ubona yambaye kamba mbiri yacitsemo kabiri, umuntu uje kumusura muhaye agahumbi,
ukabona kera bacyakira mu ntoki ukabona umucungagereza araje arakubise arayatwaye ntabwo uzi ikintu cyambabazaga kikana bari babizi ntabwo nashobora kwihangana yahitaga muri mva none turajya muri direction amafaranga uyashyira direction niba umufungwa atayatwaye nawe ntabwo yatwara kuko biba bibabaje urimo uramureba uwo muntu uko ameze hari umudamu rwose wari wambaye amafaranga imbere yanjye atwite afite akandi kana afashe yambaye inkweto zamuciceho nawe kambambiri zaracitse ikanzu yambaye ntimeshe biragaragara ko akeneye isabune yo kumesa warangize kugahundira umutwe kwezi ukavuga ngo uragatwaye ndabizi abacungagezi bahembwa make kuko twaraganira kuvuga ati duhembwa make ariko nibura make yuri afite none wa muntu muri gezi udafite n'ahandi akura akeneye isukari akeneye kambambiri ukagitwara icyo gihumbi oya ibyo bintu nimara gukora iperereza ndimo nkoramo ubushakashatsi ndimo nkora ngasanga koko bayarya bizaba ari akaga kuko ndacyemeza wenda ndatekereza nakubwiye ko n'abacamanza agera nkavuga nti impamvu bagera ibire gushyiraho inyoroshya cyaha yo gutuma inyoroshya mpamvu cyangwa intanga mpamvu sinzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yabyinda les circonstances attenuantes wenda navuga ni kubera ko abafungwa ari benshi hari igihe wenda ushobora kuba bohereza amafaranga kubera ubwinshi bwabo wenda akayobera hari reka aba ariko kugeza ubu niko nkibifata kuko sindamira ko bayarya kuko bayarya ndakubwiye nta bizaba ari akaga ibyo ni ibibazo nkunze kubaza ubuyobozi bwa gereza uretse ko ntazi aho tuzatubaza bafite bake basubiza n'abo badasubiza nk'umuvugizi wa gereza CSP Peri Gakwaya wera ntashobora kwitaba telefone yanjye ntashobora gusubiza SMS yanjye niyo nkoresheje indi nimero akumva n'ijya barakupa sinzi ikibazo cyo gihari ariko nagize amahirwe mu minsi ishize hari ikibazo nabajije kinyura kuri radio baragisoma bagisomye aragisubiza ariko mu byo yasubije yavuze ko no kuri icyo kintu cy'amafaranga yemera ko hari amafaranga atagera ku bantu bawo ariko akavuga ngo ntago baba batanze imyirondoro ngo abayatanga ntibatanga imyirondoro ngo umuntu arohereza kuri konti ya gereza ngo akarekera hagaki ese umuntu yakwereza umuntu amafaranga agaturama akavuga ati ubwo nyoje kuri gereza baribwiriza bamuhe oya ntabwo nakwenda parent turaziranye ko nabaye muri gereza ni n'umudamu mwiza cyane ufite umutima mwiza sinzi impamvu atagusubiza ariko ni umudamu mwiza ariko icyo gisubizo yatanze ntabwo nemeranywa nacyo uzi impamvu se nuko nanjye njya nohereza abantu amafaranga iyo woheje amafaranga ukaba wibagiwe gutanga imyirondoro baraguhamagara bakakubwira bati wohereje amafaranga ariko ntabwo watubwiye uyu muntu cyangwa se n'icyo wohereje amafaranga akubwira ati uyu muntu wohereje amafaranga hari undi bitiranywe duha imyirondoro yuzuye ababyeyi be n'iki none bakongera kujya gushaka ntabwo rero ibyo ngibyo icyo gisubizo ntabwo nemeranywa nacyo yavuze ko bafite amafaranga menshi aruta ay'abantu bagaragara bagomba kuyahabwa arayafite muri kezi icyo rero kivuze rwose n'amajwi ndaza kuyashyiramo kino kiganiro kugira ngo abantu babyumve batagira ngo ni inkuru mbarirano reka turebe icyo yasubiza kiriya cy'amafaranga ngo bohereza kuri kode akabura kuri gereza amageragere murakoze cyane mu by'ukuri hari igihe murabizi kuri Twitter yacu ku mbuga nkoranyambaga zacu birahari bigaragaza gereza momo pay yaho ndetse na telefone woherezaho message rero nagira ngo nongere nibutsa abadukurikiye mu by'ukuri hari igihe umuntu yohereza amafaranga kuri momo pay ariko niyohereze message kuri ya telefone ngo avuge ati amafaranga nyohereje runaka arangana cyamuze kuyamuha iyo atohereje umwirondoro w'umuntu icyo gihe ndagira ngo mbabwire ayo mafaranga ntabwo aba yarabuze arahari natwe muri kontabilite zacu usanga biduteza ikibazo ufite amafaranga menshi ba nyirayo ni bakeya kubera bake cyane bagaragaje abo bayohereje rero nagira ngo nongere nibutsa abadukurikiye mu by'ukuri uyu ni umwanya mwiza umuntu ababonye kongera kubishimangira niba wohereje amafaranga wirekeraho ahubwo ohereza umwirondoro w'umuntu kandi niba waranayohereje ukabuzi ko ataramugeraho uracyafite umwanya uzaze kuri gereza runaka wayoherejeho uvuge itariki birahari biranditse duhita tuyashyira kuri konti ya wa muntu wayoherereje ariko ubu natwe tuba dufite amafaranga ari ku ruhande tutazi bayoherereje ndi ariko amafaranga arahari nta muntu n'umwe wabura amafaranga ye kereka utaje kubikurikirana ariko iyo tubimenye ko wayohereje ntubashe kohereza iyo message turabikosora umuntu amafaranga yakamugeraho amafaranga iyo bayabitse ariko iyo bafite iyo umuntu donc nicyo ndimo kukubwira ntabyumva aho ngaho ndakubwira iyo wohereje amafaranga wohereza amafaranga kuri nimero ihari hari nimero woherezaho amafaranga kandi kuri buri gereza ifite nimero yayo ukagira n'indi nimero uhita woherezaho SMS ukavuga uti amafaranga ndikanaka amafaranga nyoherereje kanaka urumva baba bafite nimero yawe ariko nta n'igisubizo uhabwa kikubwira ngo ubutumwa bwawe turabubonye koko kanaka tuzamugezaho ariko iyo nta n'icyo uvuga ko twayamugejejeho cyiza ariko iyo basanze harimo ikibazo wowe baragushaka wowe wayatanze ibyo ni bya bindi bavuze ko byanditse
bishobora kuba bitandukanye n'ibikorwa. Oya no ndimo ndakubwira kuri kana Kugiye cyane. oya no muri iyi minsi rwose ndakubwira ko mfite abantu barenze 10 n'abangaye bari muri gereza. Aho ntibaba ari uko ari wowe bazi ko utari ubiceceke bakavuga bati uyu aye nituyaheza ntago tumukira none wa wundi udafite kivugira bigahwaniramo. Ikibazo ntabwo ari umuntu uri buvuge cyangwa uri bugira ute, hari amabwiriza nibo bayashyizeho, nibo bavuze bati umuntu yohereza amafaranga kuri iyi nimero yarangiza kuza message kuri iyi nimero. Iyo basanze umuntu badashobora kumumenya bahita bagwamagara bakakubwira bati aya mafaranga wohereje n'aya kana. Oya donc niba amabwiriza ari ukameze nibabyubahiriza, ntabwo numva ukuntu bashaka neza amafaranga bayibitse bati neza amafaranga ntibafite uwayohereje, nta mafaranga twese turabizi uko MTN ikora. Ahubwo cyane navuga bati twagize akazi kenshi amafaranga tukaba tuyafite, nta muntu dufite wo kwicara ngo areba avuge ati aya mafaranga turutsa, ariko ntabwo ibyo nabyo nabyemera. Kubera iki? Buri gereza ifite nimero yayo, ntabwo amafaranga yose aza kuri nimero imwe. Buri gereza ifite nimero yayo. Niba gereza amageragere ifite amafaranga y'abantu 3,000 yaje bagashobora guha 2,000 cyangwa tuvuge 2,500 hagasigara abantu 500, ni kuki uwo muntu uyakira muri sociale aticara ngo avuge ati aya mafaranga aturutse kuri iyi nimero, iyo nimero akayihamagara akayibwira ati weje amafaranga ariko twabuze nyirayo tubwire kuki batabikora se? Nta gisubizo na kimwe gihari, nta gisobanuro na kimwe gihari ntacyo. Bwana Shinyonyi Eric uramuzi, yafunzwe imyaka 10, yabaye mu batangiranye na PS Mbera kuri yigeze kuraswa nyuma za avuye mu rubanza rwanjye arasirwa hariya za Sodoma za Gikono hafi aho ngaho. Ya mu kiganiro mperuka kujyana nawe kuri Pasika yarambwiye ati hari ukuntu bafata imfungwa bakayishyira kure cyane yaho umuryango wabo ushobora kugera. Atanga ingero zinyuranye n'amazina agenda avuga. Sinzi niba byarahagaze cyangwa niba bikomeje. Ese biramutse bikomeje bityo kuki imfungwa yabishyirwa kure y'umuryango wayo byabifasha icyo utabera? Ariko se biramutse bitagikorwa cyangwa se binakorwa kuri icyo kintu kwavugaga cy'amafaranga, buri gereza igira amafaranga konte yayo amafaranga yoherezwaho, nta bantu baba bohereza amafaranga bagasanga uwo yoherejwe yimukiye ahandi. Ariko muri RCS ifite administration yose ntibafite nyine amazina y'uwo muntu. Tuvuge Ingabire Victoire arafunze, afungiwe mageragere, baramwimuye bamujyanye Rwamagana. Muri administration yabo bizagaragara ko nagiye Rwamagana, niba babonye amafaranga yaje mageragere baya transfer Rwamagana. None se na mbere byabaga kuko na mbere usibye bayashyira ku telefone, na mbere amafaranga wawe yafite muri sociale yanditswe mu gakaye, waragendaga ntabwo amafaranga wahitaga bayaguha, barayagukurikizaga aho wagiye. Kuko n'ubundi erega nta gisobanuro ushobora kumenya, nta gisobanuro kimwe bafite. Nibubahirize ibintu uko biri, ndabasabira tababwira ko kurya amafaranga y'abafungwa ni umuvumo, be kwikurura umuvumo. Amafaranga nibagerageza uko bashoboye kose, amafaranga peri yavuze abitswe nibashake ba nyirayo bayabahe, kuko barimo barikurura umuvumo. Nta kurya amafaranga y'umufungwa rwose. Mu byo wagiye uvuga wavuze ko wowe utemerewe kugera ku gereza, ntiwemerewe gusura. Hari undi mudamu w'umunyamakuru mu minsi ishize nawe ngo wakore bya mfura mbi, bishoboka ko ashobora kutazemerwa kongera kwa kanagera simbizi. Hari n'abandi twumva barimo batemerewe gusurwa. Ibyo bintu byifashe bite? Umunyamakuru uvuga nanye si nongeye kubona umwanya wo kumwihanganisha. Nabonye inkuru ye irababaje. Biriya bintu bigaragaza iki se? Kubura ubumuntu. Kuko noneho ukabikorerwa n'abandi badamu kuko biteye isoni. Hari ikintu cyambabaje, nabonye comment abantu bakoze, ikamubwira Abanyarwanda dufite amagambo mu Kinyarwanda simbizi na agression verbale iteye ubwoba. Donc umuntu arakubwira ikibazo iki ukajya kuzana ibindi bintu, donc ugakora nkaho atari ikibazo, atanagombye no kubivuga. Ni ikibazo dufite muri society nyarwanda, kuba umuntu adashaka kumva umubabaro n'agahinda kundi muntu akubwira ko nta kibazo ahubwo uri intera hamwe utanagombaga no kuvuga. Cyo ni ikibazo kibi society yacu muri ajya hano kari cyane. Donc nabonye comment abantu bamwe bajya kwa kuntu byanyese, numva birababaje. Mbona ko society umuryango nyarwanda uri muri ajya hano habi. Noneho ikintu kibabaje donc kuri wadasurwa Damanje amakuru mfite nuko atemererwa gusurwa n'abana be cyangwa n'abandi bantu ngo nuko atikingije. Ariko muri Rwanda abantu bose se barikingije. Niba none se aho ari muri gereza ahantu ha wenyine ntari mu bandi, kuko ahantu ari hagati mu bandi bafungwa. None se ubwo barambwira ngo umuntu uri hagati mu bandi bafungwa bakibata muri Kongo asura umuryango, kuko abo umuryango we niba barikingije wakikingiza
akaba atarikingije ntegeza ko bitaba ikibazo kandi niba ataranikingije hari uburyo n'ubundi ntabwo begerana yakwicara hariya n'abandi bakicara ahangaha iyo rero nsanga ari impamvu nta n'umuntu wemererwa kujyayo uretse no kwikingiza atanipimishije kuko basanze urwaye ntabwo kinagiyeyo rero nibara ikidamange afurwe abana be yicare hariya n'iki ariko abona abana be narafunzwe kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabona abana banjye ashize imyaka 12 ku mubyeyi nzi icyo bivuze kuba udashobora kubona abana bawe kuba abana badashobora kubona nyina narabibonye umuhungu wanjye indirimbo arimo aririmba uyu munsi zigaragaza agahinda kuko barakuze nta nyina afite nza ku gahinda k'uwo mwana uri mukuru atabona nyina birababaje rero nyine kuba idamange yimwe uburenganzira ngo nuko ategeye iyo ngiyo nsanga ari n'urwitwazo ntabwo nemera ko yaba impamvu yo gutuma idamange atabona abana be bashobora kumusura bari hariya nawe hari akashyiramo distance ariko akabona abana be bakareka abana be bakamusura ndagira ngo usabe muri gereza harimo ababyeyi mpere kuri peri umuvugizi nzi ko ari umudamu ufite umutima mwiza nabwire n'abandi badamu idamange abana be bashobora kumugeraho be kumubuza kuba yasurwa n'abana be abantu nibyo navugaga mu kanya nabonye za comment kuko nakozeho Twitter mbona abantu bavuze ngo ni umunyacyaha ngo niyumve ngo ubwo ariko abantu abanyarwanda twagabanyije ayo marere yo kubura ubumuntu muri twebwe ko birano kubura ubumuntu no ubusimba turimo twiyubakamo kandi ntabwo bikuriye muri societe nyarwanda yageze ibibazo nk'ibyo twabigize muri 1994 ni twiyubakemo ubumuntu donc niba umenya kandi kari ku wundi nawe ukagire nkakawe donc niba ari n'ibyabazwa n'amategeko nubwo amategeko ngiye navuze ntabwo yagombaga gufungwa idamange nigeze kuvuga ntabwo cyagomba gukorwa ntabwo kwari kumufunga kwari kumuganiriza ariko rero niba baranahisemo kumufunga ariko niba mufate nk'umubyeyi bamureke aho abana be bamusure nta mpamvu nemwe yo kumubuza ko abana be bamusure nibafate nk'umubyeyi nibafate nk'umuntu nibya binavuze ko ndi bafungwa bose umufungwa icyo ushinzwe we RCS no kumufungira aho hantu ariko amabwiriza ye atamwambura uburenganzira bw'umuntu akareka amahame aregengwa uburenganzira bwa muntu nawe areba n'imfungo ayo mahame rero niyubahirizwe anubarizwe no kuri damange ashobora guhura n'abantu bashobora gusurwa nk'abandi bose wowe ntubasha gusura imfungu yari yose mu kino gihugu ibyo tukabimenya kubera ko uri public figure idamange ntabasha gusurwa ibyo tukabimenya kubera ko yagiye ahirengera aravuga turamumenya n'abandi baramumenya abatazwi abatavugwa abatamenyekana bafata izo ngamba bo baba ari bake cyangwa nabo barahari benshi oya kugeza ubu abantu be nta muntu urambwira asubye kuri damange no kubariya bafunzwe abanyepolitike n'abari abanyamakuru nabo bambwira ko kubasura bigorana ariko kuri bandi bafunzwe basanzwe abenshi bambwira ko imiryango bagerayo nta kibazo bafite ikibazo bafite n'icya kinini navuze gusa nuko amafaranga yabo batanga atabageraho ubuyobozi bwa gereza nabinkundira kunsubiza nzabaza ni iki kishyira umuntu mu bituma atemererwa gusurwa ni iki kigira umuntu utemererwa gusura niba nkundira igisubizo zamana cyo nzakigeza kubadukurikirana murakoze ni uruhe rwego muri kino gihugu hari ubusabe bukorwa kuri gereza ariko se hejuru ya gereza cyangwa mu bafatanyabikorwa bayo cyangwa mu nzego ziyireberera ni uruhe rwego rwagezwaho ubutumwa cyangwa ubusabe bwo kubahiriza ibyo byose kudahutaza imfungwa kutarya amafaranga kutazimiza ni kuvuga ngo bararya batagira ngo bashinje ibyaha kutazimiza cyangwa kudaherana cyangwa kudatindana amafaranga y'aba vulnerable kuko buriya abayakeneye baba bayababaye cyane n'ure rwego rwashyiramo ikiganza nibura ngo bikoreke icyambere na RCS rwo bushobozi barabufite abantu bakora muri RCS abenshi ndabazi rwose bose bafite ubushobozi nta numwe binaniye nta numwe ni ikibazo cy'ubushake ni ikibazo ni nacyo mbahamagarira tunakiri kumwe n'ababwiraga mujye mwibuka abafungwa n'abantu nkamwe abenshi bamwe twaraganaga bakambwira ati natwe tukiri mu gisirikare twigeze gufungwa tuzi gufungwa cyari cyo donc ni umufungwa ni umuntu aba ari aho hantu baramuguhaye ngo aba ari aho ngaho ari mu cyo gihano cye ariko ari uburenganzira aba yambuwe nubwo burenganzira bwo kwisanzura akaba atari mu muryango we ari aho hantu ariko uburenganzira bwe nk'umuntu bwose aba kibufite abagomba kubaho neza abagomba gufatwa neza abagomba kurindwa ibikorwa by'iyicaro ubuyobozi ibikorwa bibabaza umubiri ariko ubu ngubu biratangaje ko abafungwa benshi bakubwira inkoni bakubitwa
Tonko muri gereza abantu bakubwira ngo barakubitwa biteye isoni ko bakubita abantu muri gereza abantu bagakubita abantu bacyuma ngo barabakubita n'abakristo donc iyo yamuvuye kubasura barabagunje banyihanangije kugera kuri gereza ntaho nzajya kuko nkunda kubahiriza gukorereza amabwiriza rwose iyo abantu bayubahiriza nkuko nyubahiriza rwose igihugu cyacu cyagenda neza donc niba abantu bakubitwa kubera ko mwabasuye bakababwira ibibazo mufite urumva ko ari ikibazo gikomeye dufite nta muntu ugomba gukubitwa mu mahame nzi ya RCS nuko bavuga ko nta bikorwa bibabaza umubiri umufungwa agomba gukorerwa ubundi habamo kasho iyo umufungwa arenze ku mabwiriza ya gereza ntabwo akubitwa ahubwo ashyirwa muri kasho bakamucira igihano iminsi 5 10 20 bitewe n'uburemere bw'amakosa yakoze ariko ntabwo akubitwa kumva rero muri gereza bagikubita abantu wari umuvuga Eric reka nkubwire Sylvain yambwiye ukuntu urabona iyo ntebe wicayeho bakagufata bakakubwira ngo ucishamo umutwe ucishe hakurya kugira ngo utaza kunyeganyega ama bakagukubita umutwe wawe ufashe muri izo ntebe igihimba cyawe donc urumva kiba gifashwemo mu ntebe bakagukubita ikibuno kigatunga kugeza igihe barambira bakagukuramo nibyo bintu bisigaye bikorwa mu gereza mu Rwanda biteye isoni ntabwo ibyo bintu byakagombye kubaho kuko birabujijwe mu mahame donc urebe ibintu dufite mu mpapuro bafite mu mpapuro bose bazi ariko bakanga bakabikora donc ni ikibazo gikomeye gukubitwa abantu hari abantu umuntu wakubitiwe muri Rubavu witwa nibagiwe izina rye mu minsi yashize yarakubiswe arapfa nawe ndimo ndakora ubushakashatsi bwimbitse ariko imiryango ye iherutse kumbwira rwose amakuru yose babahaye abantu bari kumwe muri gereza wakubiswe n'abakayitani wakubiswe n'abakayitani amakuru nayo hari padiri hari wa mupadiri se byati bapfira no mageragere donc hari ayo madosiye yari abantu bajya bakora ibyaha bakagira ngo biribagirana ariko ntabwo zibagirana no madosiye umuntu arayabika hari igihe ubutabera kuko kwica umuntu ukamukubita kuko ari umufungo ni umufungo ariko abafungwa barambabaza kuko nababaye munsi ubuzima bw'ubufungwa donc umuntu ababaye byonyine kuba ari aho ngaho ababaye bihagije kongera kumugererakaho ibindi no kongera kuvuga uti kumukubita agapfa ntawe uzajya kubaza nta nuzagira icyo avuga n'ikibazo ndagira ngo mbwira abo bantu nta rupfu burya ruhera urupfu rwa rwose ruzagira ubutabera nutabona n'ubutabera no munsi uzamenye ko Imana izabikubaza ugize uti RCS irabishoboye kandi yabikora none igihe yahumiriza ariko RCS ntekereza ko sinzi niba baragabanye hasi y'urwego rw'ubu iriya minisiteri y'umutekano ubu niho bagiye niho basubiye ariko niyo ubutabera ifite ukuri ubutabera donc izo ministeri zombi zagombye gukora ku buryo nibura niba RCS idashoboye gukosora ibyo bintu byose duhora twamagana birimo bikorerwa abafungwa nibura izo nzego zombi zicarane n'abo bantu zivuye ziti ariko harabura iki ni iki gituma duhora twumva abantu harajya bakunda kuvuga ngo namakabya nkuru ariko birashoboka ko nabo bashobora kujyaho bakabona ko ibyo bintu bihari kuko niba umuntu yakubiswe akaba afite inkovu ushobora kugenda akakwereka inkovu tuje ko nabonye bazihakana no mu rukiko rwose hari abana baburanye bari barafashwe mu bya FDI baraburana akavuga ati rwose tukwereka imibyimba bakayerekana n'umucamanza akabibona ariko ntagire icyo abikoraho kandi nyamara nyine bibujijwe ibyo nabyibuka mu rubanza rwa Leta Mutabazi hari abasirikare bavugaga ngo bakubiswe bakavuga ati tubwira ko atari inkovu yo ku rugamba ya kera ako ngabo n'abarasivire bo nta rugamba bagiyeho kandi banavugaga n'ababakubise ariko ntacyo byigeze bitanga donc ni ikibazo donc ni systeme yose mu by'ukuri navuga idakora neza donc systeme yose yo mu butabera ntikora neza uko abafungwa babaye uko bafatwa uko izo nzego zose zigenda zibafata yaba ari RIB yaba ari ubugenzacyaha yaba abacamanza boherezayo bagera muri RCS ibyo byose nyine hari aho babipfira donc hari kigomba gukosorwa no kuvuga iyo systeme yose ubundi bagombye kwicara hamwe njye numva ngo bajya igihe cy'imyiherero rero bakwiye gukora umwiherero bakica kavuga batari ku bibazo biri gukomeza kuzamuka twabikemura kandi bafite ubushobozi bwo kubikemura bafite ubushobozi ikibura n'ubushake bafite ubushobozi n'ubushake baharabura ubushake bwo kugira ngo ibyo bibazo byose bivuga ku mfungwa bivuga mu magereza yo mu Rwanda bikemura abo bantu barakatiwe ariko baracyari abanyarwanda bazanavamo bagaruke muri societe uko ubakorera ibikorwa bibi niko bangisha societe donc baza muri societe abona ko abantu ari babi kubera wa muntu muri gereza uburyo ibyo yabakoreye rero ntabwo umuntu wavuga ubundi bagiye barabyise mu kugorora mbese wagorora umuntu umukorera ibintu bibi wagorora umuntu azi ko amafaranga yahabwa tuvuge ko umuntu afunzwe kubera ubujura sibyo hanyuma noneho bene wabo bakajya bamwereza amafaranga ngo ujye agura agasukari n'ibiki byose hanyuma yazasohoka agasanga ya mafaranga ntamugezeho azavuga ati bari abantu barangoroye donc nawo twadufaranga twanjye ntitwigeze tungeraho twaheze aho ngaho mu kirere ariko n'ubundi gorora ntabwo ndi kuri pfobya hari icyo abantu bajya bibaza basigaye hanze uwagiyeyo yiga gukora politike ava ari umunyapolitike uhanitse uwagiyeyo yari igisambo
kiba inkoko ava yamena inzugi cyangwa atera gatarina. Ni iki gituma hari igihe bamwe, simvuze ngo ni bose 100%, gituma bamwe bavayo bararushijeho gukamirika mu byo bagiye kugororwaho? Nigeze icyo kintu nigeze kukiganiraho n'abayobozi bagereza kirima ndetse na komiseri general Rwigamba, nigeze kuganiraho ndetse bakora n'inyandiko kubabwira kubagira inama ko nkunda burya kuvuga ni ibintu ntibigenda neza, ko iyo bitagenda neza bikanjya ahantu ndandika nkakubwira ko wabikoze gutya. Nigeze no kubaha inyandiko y'uburyo mbona bagorora, kuko naricaraga ukavuga ugasanga tuvugiye umuntu bamufatanye litiro nka 20 za kanyanga, noneho ugasanga bicaye mu gikundi cyawe ariko gati njye bamfatanye litiro 20 mfatanye ndakabwa ati njye narengaga nani mfite uruganda naraguza n'ibikoresho byose, noneho akamubwira ati ahubwo byagenze gute, noneho ugasanga barimo baragira inama ukavuga ati ubutaha kugira ngo batazadufata dore bizagende gute kubera iki se. Donc niba ari ukugorora njye naravugaga nti niba ubundi byari bikwiye kujya bafata abantu pari category bafungiyemo bakarigira nibura umunsi umwe mu cyumweru wo kubafasha kumva ko icyo cyaha bakoze ububi bw'icyo cyaha bakoze, bagafata umunsi wo kubafasha kumva, bagafata umunsi kuko nk'abadamu twaraganiraga njya no gutanga proposal nuko icyo gihe abadamu twaraganiraga mwavuga ati ni ikibazo cy'ubukene badukuye ku gucuruza agataro none dusanga tujya gucuruza kanyanga, tuba dushakisha ubuzima. Ntabwo nti hari uburyo mushobora kubafasha, nibyo baba bashakisha ubuzima, ariko uburyo mushobora kubafasha mukabwira muti mushakisha ubuzima mu buryo bwemewe n'amategeko. Donc mukaje muti nujya gukora ibi uzagongana n'itegeko bazagufunga, nujya gukora ibi mubafasha kumva ko nibyo barashakisha ubuzima ariko babashakisha mu buryo bwemewe n'amategeko kandi boroherezwe muri ubwo buryo. Ntabwo niba mufasha abantu bacuruzaga kanyanga, bacuruzaga urumogi, abo bibaga inkoko, ukamufungira hamwe nuzi uburyo akora muri banke cyangwa muri Airtel akiba amafaranga kuma momo y'abandi, ukabimwigisha bazasohoka avuga ati mbo azahita asohoka ajya ku mu agent kubera ko azi noneho ukuntu azajya yakuraho, kuko hari undi bafunganywe we yari yibye inkoko, none undi bafunganywe yakora yibaga amafaranga kuri momo z'abandi, yumvishije tekinike atanavuga ati burya nikosa nakoze niringiri buriya yembigenza gutya sinari gufatwa. Ubwo wanda kabaritaye mu gutwe yasohoka agahita ajya kuvuga ati ngende mu agent, akaba mu agent noneho agakora nyine adakoze ya makosa yayandi akirinda. Niyo ngo mwe mukwiye gufata abantu muri kwikira kategori z'ibyaha bakoze, bakaba bagira igihe cyo kubaha amasomo byo kubafasha kumva uburyo bashobora kuba muri societe batongeye gusubira muri ibyo byaha. Ubwo nibwo buryo bwo kugorora, ariko gufata abantu ubashyize hariya biriwe bicaye hamwe umva bagima umva reka nkubwire muri gereza zawe mu nkuru n'izindi zose nizo maka zose n'ibyo byose babijyamo na technique zose, ibyo byose bakabyigira hamwe umuntu ugasanga avuyemo nyine yarabaye gica kuvamo yaragororotse. Donc ni ikibazo. Noneho niba unageretseho kumufata nabi ntabwo urimo umugore ntacyo urimo umufashamo cyo kwiyubaka, kuko burya ngegunza kubwira abantu kugerageza guhinduza umuntu ineza, kumwereka ko nubwo uri muri gereza ko ntabwo uri gicibwa, uracyari umuntu uracyafite agaciro, dore ibyo ugomba gukora nuza muri societe, dore icyo wakagombye gukora, nuko umuntu ukamwereka ubwo bumuntu cyane nk'urubyiruko nirwo rwambabazaga cyane. Nabaga nk'urwo rubyiruko rubwijwe ineza rukerekanwa ko hari inzira nziza, uko agera muri gereza abona abo bantu n'ibyo bintu byose akavamo yihebye akavuga ati ahubwo noneho ngomba kuba mubi kurushaho kugira ngo mbese muri iyi si ngomba kuba mubi kurushaho kugira ngo nshobore kubaho neza. Ariko umufashije kubona ko ubwo buzima bubi atekereza abona ko adashobora kubuvamo, ukamuha icyizere ko bishoboka ko ejo azabaho neza, wamukura muri gereza wamugoreye koko. Ariko ubundi nta gororwa ribamo, kugeza uyu munsi nta gororwa ribamo mu magereza mu Rwanda. Bakingura ikiryango nicyo nababwiraga, cya kiryango baragikingura mugasunikamo mugafunga, imyaka 5 yashira mugakingura wa muntu agasohoka amazemo imyaka 5 yarize tekinike z'ibintu byose bishobora kubaho ashobora gukora. Ese gufatwa nabi, kubwirwa nabi, uko guhutazwa iyo torture psychologique cyangwa torture morale ikorerwa bamwe wenda si bose, kuri abo babivuga bavuze ko gikora ubushakashatsi, ntabwo byari bimwe mu bituma uwakagorowe ahubwo arushaho kugorama? Justement nibyo mvuga, ndabwo ntabwo umuntu ashobora kuvamo yumva yishimye kubera yuko wamututse, wamukubise, wamufungiye mu kato, wamugize ati no kumumwereka ko hagati yawe nawe ntaho muhuriye. Cyo rero ko mwetse ko ntaho muhuriye nana soko nyine zakureka ko ntaho muhuriye. Umaze kuvuga ubwira abayobozi icyo wumva bakora, ubwira RCS, ubwira Minisiteri y'Umutekano, Minisiteri y'Ubutabera. Mu gusoza ikiganiro hari icyo wabwira abanyarwanda baguteze amatwi, ari abari mu gihugu imbere, abari hanze yacyo, icyo wabwira abagororwa nubwo batari kuri televiziyo ariko nzi ko amakuru abageraho, n'icyo wabwira ababo bafite abafunze. Icyo najyaga mbwira abafungwa
hari igihe kimwe nigeze gutanga ikiganiro muri gereza mbwira abafungwa nti iyo bagufunze ikiryango kigukubitiyeho bagifunze ariko bagifunga nyine ukumva kirakubise icyuma ugasimbuka ubu ikibazo cya mbere utabibaza uravuga uti nzavamo ryari ikibazo gikurikiraho ni ukuvuga uti ariko kugikubitana urusaku rwinshi nka ruriya ni ukugira ngo wahamure abafungwa cyangwa ni uko cyaguye ingese ni byombi ariko cyaguye ingese ariko n'ukuntu bagikubita nyine mwese kikarangira mwese mugahita mukangarana nyine icyo gihe mpita muvuga muti hari abandi baje mutamuvuga muti hari abaje kuko yari abasohoka aho muba mwabyize kandi iyo basohoka bakinga neza iyo binjira bagikubitaho cyane iyo musohoka begekaho rwose neza cyane dako mpamvu atari umugese bari kugira ngo nyine bakumvishe nyine aho winjiye icyo gihe rero icyo kintu cya mbere ugira uvuga uti ndinjiye nzasohokamo ryari icya kabiri ugira imitima ibiri bavuga uti aha hantu ngiye kubakambana agahanga cyangwa se ukavuga uti ngiye gukingura umuryango wanjye umutima wanjye were urumuri rukomeze rwinjire kuko iyo ubakambanya agahanga umutima wawe urijima pe nuvuze n'ugize wese ukabona ni mubi ariko ifunguye umuryango wawe uganira n'abandi uriyakira bigakunda rero najyaga mbwira abafungwa mujye mukingura imitima yanyu yere donc ari ugugiriye nabi ari ugize gute byo mwihorera wihitire ubuzima bukomeze ko gukambya agahanga ugafunga umutima wawe bituma n'ubuzima bwo muri gereza buremera ariko ufunga umutima wawe uroroha ubuzima bugakomeza nicyo nsaba abafungwa kudakambya agahanga kutarakarira uwatumye ugera aho ngaho cyangwa kutumva ko ubuzima burangiye ariko gukingura umutima wawe kuko ukingura umutima wawe hari urumuri rwinjiramo ukabona ibyiza byinshi ukabona ko ibyiza ubona ari byinshi kuruta ukubona ibibi iyo ufunze umutima wawe ibi bibona ari byinshi kuruta ukubona ibyiza cyo nicyo nasaba abafungwa ubundi nkabasaba kwihangana abashinzwe amagereza rero abacungagereza abashinzwe abakuriye abacungagereza abakozi bose barasiyese bavandimwe rwose uriya mwenda w'iroze twajyaga tubabwira nta n'umutabera ndabasaba ngo rwose mufate abafungwa nk'abantu nk'amwe mutekereze ko uwo muntu inshingano mufite ni ukumufunga aho ngaho ariko uburenganzira bwose nk'umuntu aracyabufite niba umuntu bamwereje amafaranga umuyamuhe niba umuntu kumutuka ntabwo byemewe ibikorwa by'iyicarubozo ntabwo byemewe kubuza umuntu kujya kota akazuba ntabwo byemewe kubuza umuntu uburenganzira bwe ntabwo icyo wemerewe ni ukumufungiraho gusa ariko aho ngaho muri icyo gipangu muri cyagira ubwisanzure bwe busanzwe hanyuma icyo nsaba abayobozi bose b'igihugu cyacu abo bafungwa nibiteho kuko nabo ni abanyarwanda kandi bazavamo bagaruka muri sosiyete nibagororwe koko aho kugira ngo bajye kuba nk'ibicibwa gufatwa nk'ibicibwa abayobozi cyane bo mu nzego za politiki ndabasaba niba n'abantu babafunze kubera impamvu za politiki mwe gukomeza ko njye muramvuga kuba tutabona ibintu kimwe ntabwo turabanze niba kubera imbaraga ufite wavuze utureka nze mushyire muri gereza mwumvisha ariko komeza umufate nk'umuntu ubundi mu gisirikare urugamba rwa politiki rwa civile ni kimwe n'urwa gisirikare ubundi mu gisirikare ntabwo ufata umusirikare ngo uhite umwica ubundi ntekereza ko haba imfungwa z'intambara ukamufata neza kugira ngo hazagire igihe nyine uzamufungura ukamusubiza mu bantu ukavuga bati umuntu amufashe neza ntekereza ko no muri adversaire politique civile umuntu niba utanamubona utanamwibonamo kubera ko mutavuga rumwe atabona ibintu kimwe nawe ariko mufate nk'umuntu ujye unamuvuga uti ariko kwa memura muntu yaranampangaye burya ni n'umugabo unamwubahire ko yanatinyutse kukubwira ibitagenda nubwo utabishimye ariko nibura umwubahire ko atinyutse kukubwira ibitagenda ariko numufate nk'igicibwa ngo uvuge uti mujye mumwumvisha mugende mumufungire muri kave hakonje ntakabona izuba mujye mumukanda ku buryo azosohokamo yarataye umutwe ariko burya ntabwo iyo ufunzwe ku mpamvu za politike nta nubwo umutwe ahubwo urushaho gutyaza ubwonko burya gereza ityaza ubwonko reka ngire inama abayobozi b'igihugu cyacu cyane abanyepolitiki gereza ityaza ubwonko bw'umunyapolitiki ntabwo ibugimba rwose ibyo bintu babimenye umunyapolitiki ntabwo ubwonko bwe bugimba muri gereza ahubwo arabutyaza harasigaye abafite ababo bafunzwe rero nababwira kwihangana ikintu nabasaba nuko igihe ubundi iyo hari ikintu ugeze kumbaza umbwira uti umuntu abwirwa n'icyo ko amafaranga yamugezeho ubundi bagombye kujya ubwo bafunguye amagereza ni byiza ko gusurwa byemewe ikintu cya mbere nabasaba ni ukugerageza kwihutura kujya gusura imiryango abantu babo kugira ngo barebe niba woroheje amafaranga ukoze ko atamugezeho ukahagera niba usanga amafaranga yawe watanze batarayatanze ntukahave kuri gereza batayamuhaye reka mbwira abantu hari ukuntu rero abanyarwanda dufite ikintu cy'ubwoba ikintu ufite uburenganzira bwawe ukagira n'ubwoba bwo kugisaba niba ugiye kuri gereza ugasura umuntu akakubwira ati amafaranga ntabwo nayabonye ufite telefone yawe baba bayisize handi hepfo
ariko ujye ubabwira ujye ubwira uwo muntu uti njyewe umuntu wanjye ntabwo ndekana nawe mubanze mumuhereza amafaranga niba ngombwa wabwira uti reka njye kuzana telefone yanjye muri amafaranga mumenye kurwana ku burenganzira bwanyu. Ibyo yarabigerageje ejo bundi Madamu Theoneste Nsengimana nyiri umubavu TV ariko ntabwo byamugoye neza. Yego ntabwo bamufunze cyangwa bamukubite cyangwa bamuhohotere ariko byabayihangana. None se niba we yaratinyutse kuvuga ati ko nza hano buri wa gatanu hakaba hashize ukwezi amafaranga nirya nkimara nkagira nohereza umugabo wanjye ntimuyamuhe we ahagira buri wa gatanu Madamu Rashida ahagira buri wa gatanu none uwo ahagira buri wa gatanu agasanga ntibayatanze. Ariko rero ibyari byose ntekereza ko Theoneste n'umudamu we ibaze no ku bandi batanahagera. Umuntu ari mubweye yoherereje imfungwa bashyize insinda ataho kugira ngo ufate ibihumbi 6 bigere Kigali nongere ibihumbi 3 bigere insinda n'ibihumbi 9 nongere bingaro ni 18 reka mfate 15 bimwoherereza. Ubu ngo utazabasha kuhagera bizacura iki niba nabahigerera hari igihe bayabura. N'ubusambo n'ibya bindi navugaga ngira abantu abayobozi bo muri gereza bo muri RCS ko barimo bikurura imivumo kuko kurya amafaranga y'imfungwa nakaga. Ibyo uvuga nibyo ntabwo umuntu yatanga tike y'ibihumbi 18 agiye gufunga umuntu agiye gusura umuntu bafungiye insinda nabyo biri mu bintu bundi impamvu ari amagereza hirya no hino buri kugira ngo umuntu afungirwe hafi y'umuryango we. Nibyo byo kujyana umuntu kure y'umuryango we nabyo birimo agahimano. Ubundi umuntu yagombye gufungirwa kure y'umuryango we yagombye kuba hafi aho umuryango we ushobora kuba wamugeraho. Donc ubundi nabyo biri mu mabwiriza ko umuntu agomba gufungirwa ahantu umuryango ushobora kumugeraho. Kuba rero badashobora kubikora no mahame mpuzamahanga ntekereza birimo ko umuntu wese agomba gufungwa n'umuryango we kandi agafungirwa ahantu nyine umuryango ushobora kumugeraho ati. Donc gukora ibintu nk'ibyo nabyo nyine birimo guhimana nabyo ni ibintu bigomba gukosorwa. Za nzego twasabye ari Minisiteri y'Ubutabera ari Minisiteri y'Umutekano ndetse na RCS bagombye kwicara bagatekereza bakavuga bati buri mufungwa agombye kuba afite umuryango ukamugeraho. Noneho nayo mafaranga nyine wa muntu akazajya ashaka kujya kureba ko amafaranga agezeho. Ariko ngiye cyo mbwira ba nyiri imiryango rwose ni ukuri mwe abashobora kuhagera mujye muhicana ntukahava amafaranga umuntu wanyu batamuhaye amafaranga yayo kuko nyine baba babizicyuye. Hari utuntu uba wigomwe mu rugo kugira ngo nibura umuntu wo muri gereza nabuze ko afite ikibazo cy'ubuzima nka Theoneste twese tuzi ko afite ikibazo cya diabete. Reba rero umuntu tuzi ko afite ikibazo cya diabete karasi gifite kamba Christopher agifite. Reba rero ko abantu uzi ko bafite ikibazo cya diabete hanyuma uduce umuryango wiriye ukimara ngo abagereho ntabagire kubiteye isoni. Abise abantu muri RCS nta nubwo bagira isoni kurya n'amafaranga ya Theoneste bagakora kurya atamugeraho. Nese Theoneste barashaka kumbwira ko batamuzi. Barashaka kumbwira ko umugore wa Theoneste batamuzi. Donc kandi umugore wa Theoneste ahahora. Hari igihe ajya mu cyumweru hagati noneho mu ya minsi yindi. Noneho uzabaze nyine wa muvugizi wa RCS bishoka bite ko umuntu nk'uwo nguwo uhora uhahora bashaka kuvuga ngo amafaranga ye barayabuze ngo nayo se tuyabare ko ari muri yandi bafite muri kese batazi ba nyirayo. Naho mpamvu nakubwiraga nti icyo gisobanuro atanze ntabwo ari cyo. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi turagushimiye cyane kubw'ikiganiro Hypax TV ikiganiro abanyarwanda turagushimiye kandi tugifuriza komeza kugira ibihe byiza. Yego murakoze.